Muraho neza bene data, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza, Uwiteka abahire. Ndi kumwe na mwene data, turi kumwe hano muri studio udufasha muri ibi byigisho cyane muri iki cyumweru, reka nawe mwakire abasuhuze. Jyewe nitwa Ukugize Jean Pierre ku bahageze bwa mbere, ariko mukore subscribe kugira ngo tuzagumane. Rero reka mwakire abasuhuze, noneho dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Karibu. Bene data mwese muduteze amatwi, ndabashuhuje mbifuriza igitondo cyiza. Nitwa Mugabo Emmanuel, nkaba ndi gufatanya na mwene data muri ibi byigisho by'iki cyumweru. Harakoze cyane Mugabo Emmanuel. Reka rero tumusabe asenge maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, imbabazi n'urukundo byagaragariye mu mwana wawe. Uwo nguwo wemeye kwitanga apfira ku musaraba i Karavari. Uyu mwanya niwe waduhuje, urukundo rwe n'ubu rwatumye tuba umwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibi byigisho byo kugendana na Kristo. Turakwinze kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no kudufasha, kandi bikomeze kugwirira mu mitima yacu kugira ngo bitubere amaneza yo kubona no kugukorera, nubwo reka tuzishimira kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Mugabo Emmanuel, Imana imuhe umugisha. Reka tujye mbere n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ejo yatwigishije ingingo itubwira ngo kwemererwa muri Yesu ukundwa. Twabonye uburyo kuba muri Kristo ari iby'igiciro cyinshi, bidukingira ibibazo byose twahura nabyo muri ubu buzima. Reka rero tumwakire akomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Uyu munsi turi ku itariki ya 5 Kanama, cyangwa se ukwezi kwa 8. Rero reka tumwakire akomeze n'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Arakoze cyane. Ngira nk'uko twagiye tubivuga mu ngingo zatambutse, uyu munsi turi ku wa 4 w'isabato, tukaba tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo kugendana na Kristo. Kugendana na Kristo rero n'ubundi icyigisho cyose cy'igiheve niko cyitwa nyirize. Ubwo rero noneho mubitega amatwi neza kugira ngo iyi ngingo nitisobanukirwa izadufasha kumva n'ibindi byose bizaba biri bisigaye inyuma. Muri make niyo kubyisanganya. Niyo ikubiyemo insanganyamatsiko y'ibyigisho by'igihembwe cyose. None hano batubarira ngo mbese umwizera aba yitezweho kwitwara gute? Turebera isomo riri mu Bakolosayi 2:6. Abakolosayi ibice 2:6 haratubwira ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Ubwo bivuze ngo umuntu w'umwizera aba yitezweho ko agomba kugendera muri Kristo. Ubwo bivuze ngo kugendera muri Kristo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko we ntabwo agenda, ahubwo iyo ashatse kugenda afata Kristo akaba ari umubera inzira. Ubwo muri make akajya muri Kristo, Kristo akaba ari ugenda. Ubwo numvikane ko Kristo ntashobora kuyoba, nicyo ubundi bivuze. Buriya tuvuga kujya muri Kristo, kuba muri Kristo, gutura Kristo mu mutima yacu, ariko ntitubyanarize ngo twumve ese tubaye tubikoze byabyara iki. Bizadufasha rero tukomeza kujya tubyanariza, bizatuma tumenya ngo kugendana na Kristo bishatse kuvuga iki. Noneho ubwo wiyeguriye Yesu, ntugasubire inyuma, ntukongere kumujya kure, ahubwo iminsi yose ujye uvuga uti ndi uwawe Kristo, naramwiyeguriye. Umusabe kuguha umwuka we, akurindishe ubuntu bwe, kuko waheshejwe kuba umwana w'Imana kubwo kuyiyegurira no kuyizera, aba ari nako uba muri yo. Intumwa Pawulo yaravuze iti nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Iri ni rya somo twabonye. Twitezweho kugira ngo tujye tugendera muri Yesu. Umuntu ugendera muri Yesu, urumva nawe ibiganiro bye ukuntu biba bimeze, imvugo ye ukuntu iba imeze, imyitwarire ye uko iba imeze. Muri Yesu ntibatukana, ntibavuga nabi, ntibarakara. Ni make nicyo bishatse kuvuga.
bamwe bibwira ko bakwiriye kubanza kugeragezwa no kugaragariza Uwiteka yuko bahindutse mu babone gushyikira umugisha, ariko nta cyabuza kubaha, nta cyababuza kubaha ndetse n'ubu ngubu. Icyakora bakwiriye kugira ubuntu bw'Imana n'umwuka wa Kristo kugira ngo batabarwe mu ntege nke zabo. Umuntu afite intege nke muri we, muri make mu byigisho byatambutse twabonyemo neza yuko dufite umutima ukomeye nk'ibuye. Uwo mutima rero niwo utuma tugira intege nke zihe z'uko tutabasha kurwana ngo tuneshe. Kurwana n'abantu nyine mu buryo busanzwe twanesha dufite imbaraga, ahubwo intege nke hano bari kuvuga ni intege nke mu by'umwuka, mu byo gukunda Imana, kugirira abantu neza, guhura n'umuntu wabona ababaye, iyo wagize umutima navuga ngo ni mwiza umuha ijana. Oya, burya uba ugifite umutima ukomeye nk'ibuye. Buri umuntu ufite umutima woroshye ahita areba ikintu uwo muntu akeneye akavuga ati uyu muntu abaye ari njyewe umeze gutya nakenera ubufasha bungana iki, ukamufasha ukurikije ubufasha wakenera ubaye ari wowe umeze gutyo. Uwo niwe ufite umutima wamaze guhinduka nyine. Naho imitima yacu imeze nk'ibuye ifite imbaraga ariko zo kwangiza ibintu, nyine kurwana, gusenya amazu, ibyo twabishobora, ariko kubaka imico y'abantu, kubahumuriza, ntabwo ibyo twabishobora tudafite uyu mutima wo muri Kristo. Mbese amakosa akozwe mu gihe cyo kwiga agenzwa ate? Reka tugusabe udusomere muri mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2, udusomere umurongo wa mbere n'uwa 2. Rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa 2 haragira hati: bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Arakoze cyane. Buriya amasezerano y'Imana arakomeza akatugendaho, kandi atugendaho mu buryo ubwo aribwo bwose, kuko abantu baba batandukanye mu rugendo bagenda, baba batandukanye ahantu bari, kuko ntabwo twese turi ahantu hamwe. Oya, tuba dufite intera zitandukanye. Noneho rero hano batubwemo mbese amakosa akozwe mu gihe turi kwiga, mu gihe turi kwiga kugendana na Yesu, mu gihe turi kwiga kugendana muri Yesu, aya makosa agenzwa ate? Afite impongano. Hano bari dusomeye muri Yohana, afite impongano. Ndababwira ngo ntihakajya hagira umuntu ukora icyaha, ariko niyo wagikora hari ibyo bita gukora icyaha, hakaba no kugwa mu cyaha. Burya igihe cyose waba uri kugenda mu muhanda wiyambariye agashati k'umweru cyangwa se n'agapantaro, ushobora guhura n'imodoka ikakwanduza. Ntabwo ari wowe ufashe ibyo ngo wishyire, ahubwo ni ikintu kikwanduje. Kwandura rero mu rugendo ntabwo bivura. Niyo mpamvu rero nibayeho kwandura, batubwiye ngo dufite umurengezi. Uwo murengezi b'ikintu ashinzwe ni uguhita azana nyine y'amazi cyangwa y'amaraso ye akongera akatwoza, ariko abikora iyo twihannye. Hano haravuga ngo reka gukeka ko amasezerano y'Imana atari ayawe, ni ay'umunyabyaha wese ariko wihana. Imbaraga n'ubuntu bibonerwa muri Kristo bihabwa buri muntu wese wizera, bizanwe n'abamarayika bakorera abantu. Iyo wizera Imana ukabona imyenda yawe iranduye, urihana. Iyo umaze kwihana, bohereza abamarayika bakaza bakongera bakakuhagira, ukongera ugahinduka mushya. Ibyo bintu ku Mana rwose twari duko kujya tubishimira amanywa n'ijoro. Nta munyabyaha n'umwe nubwo yasayisha ate udashobora kubona imbaraga, ubutungane no gukiranuka muri Yesu wadupfiriye. Ategereje kubambura imyambaro y'ibizinga yandujwe n'ibyaha, kugira ngo abambike imyambaro ye yo gukiranuka, abingingira kubaho kugira ngo badapfa. Buriya ibi byose nubwo tubikora, ariko ntabwo ariko tubikora, ahubwo turabikorerwa. Icyo twe dusabwa gusa ni ugutega amaboko nk'abantu babikeneye, tukagaragariza Data wa twese, tukagaragariza Umwana we ko dukeneye kubabarirwa nawe, tukamuhora iruhande, tukamutera impuhwe. Hari amagambo ari muri Matayo, igihe abantu bari biyirije ubusa,
Yesu ari kubigisha, maze Yesu aravuga ati rero aba bantu ndabarebye mbona banteye impuhwe, ati ubu mbasezere ngo bagende isari yabicira mu nzira. Kubw'ibyo niho yahise akorera igikorwa cyo gutubura amafi n'imigati. Hano bararyeye. Burya tugomba gukora ibishoboka byose Kristo tukamutera impuhwe. Ibyo bintu rwose ntabwo Kristo yaducika igihe twamuteye impuhwe ahita avuga ati uyu muntu anteye impuhwe, agahita yohereza marayika akaza akakoza. Sobanura uko dukomezwa muri uru rugendo. Dusomera na rino somo riri muri Yohana, urwamba rwa Yohana rimwe, ngira ngo uracyahari kuri 7. niye 7 azambe rwa Yohana rimwe igice cya mbere umurongo wa 7 aragira ati ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Urakoze cyane. Buriya abantu bari kugendera mu mucyo nibo bavuga ko bayobowe n'umwuka. Noneho hanavuga ngo abagendera mu nzira z'ubwenge bagira ibyishimo bitavugwa nubwo baba bababazwa. Nk'uko mwene data yabidusobanuye mu minsi yashize, kugira amahoro y'umutima ntabwo ari ukuri mu byishimo. Oya, niyo waba uri mu ngorane amahoro yo mu mutima ntabwo avamo. Niyo waba wabazwa hano izo nzira, kuko uri umunyabwenge ibyishimo urabihorana bitavugwa, kuko uwo bakunda abagenda iruhande batamureba. Ku ntambwe yose batera bazamuka bashobora kumva ikiganza cye kibakoraho. Izina ry'Imana riragucyuha. Buriya umwana w'Imana atuba hafi nubwo tuba tutamureba amaso ku maso, kuko hari n'abavuga ko bamubona ariko sibyo. We atugenda iruhande. Ngira ngo tusomye abantu bari bari Emawusi, bajyaga Emawusi, burya bajyanye na Yesu yabiyeretse, ariko aho bamariye guhishukirwa ko ari we yahise abihisha. Iyo ukomeje gusoma basubiye i Yerusalemu yajyanye nabo ariko batamureba. Bakomeza kugenda bagwirirana mu nzira, ariko ngo bari iruhande bacunga ibyo bakora, ariko ntabwo bamurebaga. Buriya rero Yesu ni mwiza. Igihe tugenda ingorane nizo duhura nazo, ujye wumva mu mutima wawe ko akuri iruhande. Rwose bizagufasha kandi uzamwiringira kandi azagutera imbaraga. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugendana nawe. Reka tube duhagarikiye aha ngaha, hanyuma duhe na mwene data kugira ngo agire icyo abivugaho. Hanyuma Urakoze cyane Emmanuel. Rwose Imana iguhe umugisha. Ugerageje gusobanura ingingo itubwira ngo kugendana na Kristo. Kugendana na Kristo rero nk'uko koko twabivuze ni insanganyamatsiko y'iryigisho. Nyibonyemo byinshi. Buriya mugabo, tujya kwa muganga. Uzagere kwa muganga urebe umuntu wese wagiye kwa muganga, niyo yaba ameze ate, ubona rwose akaguru kagiye gucika, ubona atari umuntu wowe ureba ukavuga uti nguyu we ntari burokoke arapfa, aba afite ibyiringiro ku baganga. Niyo mpamvu ku murongo usanga tubyigana, umuntu avuga ati bwose kuki hariya kuri centre de santé usanga abantu babyigana bati muganga ashaka kubonana nawe, njye wabanje baba bafitemo utunomero, nakangamo utunomero mu mesaka mugakurikirana uko mwaje. Ariko hari n'uza arembye mukamubererekera. Ariko cyane ibyiringiro by'uwo muntu kubonana na muganga. Abaganga bo mu isi rero baravura bagakora ibishoboka byose, ariko hari igihe kenshi bibananira. Ariko uyu muganga we ntabwo ananiwe, nta cyeyane. Gukirira muri Kristo, maze kubona ko ikibazo atari Kristo. Oya, ntabwo ikibazo ari Imana, ntabwo ikibazo ari Yesu, ntabwo ikibazo ari ibyakozwe, si imiti ihari, ntabwo ikibazo umurwayi. Umurwayi amaze kwiyumvamo uburwayi bw'uko akeneye gukira icyaha, yarangiza akagira kwizera nka cya kirema batwigishije mu ngingo zatambutse, akagira kwizera ko uwo muganga abishoboye, arakira rwose. Kandi umuntu amaze bikira rwose, inshuti, abagize amahirwe yo kugira bike turabukwa. Pana byinshi ku bantu twabonye si ngombwa kubyiyuba. Abagize amahirwe yo kugira bike turabukwa, nimureke tugendere muri we, dukomeze tugendere muri we, nibyo burya byitwa gukurira muri. Rero tubifurije kugubwa neza. Reka twakire mwene data Emmanuel agira ikindi gito yongeraho dusoze ingingo yacu y'uyu munsi. Ngira ngo wari ubivuze, nanjye numva unyunguye akanya rwose. Buriya umurwayi wese adafite ibyiringiro kuri muganga, icya mbere ntiyajyayo, kandi niyo muganga amuha imiti y'ubwoko bwose ntiyakira, kuko atiringiye, atamwiringiye. Ariko rwose n'abahagera ugasanga bahita bagira akabaraga.
buriya rero natwe ikintu dusabwa kuri Kristo icya mbere ni ukumwiringira, ni ukumwizera ko ashoboye byose, ubundi ukabimuha akabikora. Biroroshye cyane. Hano hari utugambo tuvuga ngo kuri buri ntambwe batera umucyo urabagirana w'ikuzo uturuka ku itabonwa, umurika mu nzira bacamo, maze indirimbo zabo zo guhimbaza zikarangururwa zikazamukira gufatanya n'iz'abamarayika imbere y'intebe y'ubwami. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Buriya rero abantu bari muri Kristo Yesu, abantu bamaze gutuza Kristo mu mitima yabo, nta nubwo bame izi ndirimbo ntago ari zino duhimba, ahubwo iby'Imana idukorera duhita tubihimbamo indirimbo. None izo ndirimbo ngo zigahita zizamuka zigafatanya n'iz'abamarayika, niho wa munezero uturuka. Niyo waba uri mu bibazo umunezero urazamuka. Imana rero dufashe mu izina ryayo. Amen. Reka dusoze iyi ngingo tubifurize kugubwa neza, kandi ibyigisho byacu nakagaruka nahejo. Uwiteka abahe murakoze. Amen. Amen.